Yesu ashimwe cyane bavandimwe, tunejejwe n'umugisha Imana duhaye kuba tugeze muri uyu mwanya kugira ngo twige ijambo ryayo. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Muri uyu mwanya ntabwo ndi jyenyine kuri iyi ncuro, ndi kumwe n'umuvandimwe Ihirwe Praise. Ntabwo musabye ko yivuga cyane, musanzwe mumuzi n'ubundi mu byigisho, niwe turi kumwe. Mbere rero yuko dutangira kwigana ijambo ry'Imana, mureke twicishe bugufi maze dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tunejejwe cyane n'umugisha duhaye wo kuturinda hamwe n'abakurikiye iki cyigisho. Turakwinginze kugira ngo tubabarire ibyaha byacu unyuze mu gitambo cya Yesu nk'uko abidusezeraniye. Kandi muri uyu mwanya bwo tugiye kwiga ijambo ryawe, uduhe imyumvire myiza, woroshye imitima yacu binyuze mu murimo w'Umwuka wawe wera. Uduhane umugisha n'abagiye gukurikira iri jambo. Tubisabye Bwana Data mu izina rya Yesu. Amen. Tugize rero umugisha Praise nkuko tumaze kubibwira abavandimwe badukurikiye. Muri uyu mwaka tugiye kwigana ijambo ry'Imana kandi ni wowe ugiye kubidufashamo. Ntabwo umwanya ugasuza abadukurikiye ukanatubwira nicyo tugiye kwigana muri uyu mwanya. Ndasuje mwese kandi mbifurije amahoro y'Imana. Muri aka kanya keza urakoze cyane. Tugiye gukomeza n'ubundi ibyigisho byacu bitubwira ingingo tumazeho igihe. Ingingo itoroshye. Ingingo mu by'ukuri ntekereza ko abantu mwese abenshi biga ubuhanuzi bayifiteho amakuru ku rwego runaka. Ni ingingo y'igishushanyo cy'inyamaswa twifuza gusoza, ariko noneho tugarura abantu noneho ku miterere yacyo n'icyo kigiye gukora mu buryo noneho bwavuzwe mu murongo wa 11 aribyo byitwa kuvuga nk'ikiyoka. Urakoze cyane kuko wenda nkurikije n'umurongo ubitubwiyeho, abantu bajya banibaza n'ikibazo kuva ngo mbese ngo igishushanyo cy'inyamaswa cyararemwe ngo cyangwa ntikiraremwe, ariko kuri uwo murongo wa 11 uvuze haravuga ngo igishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyicishe. Iyo n'ubundi n'ubusanzwe Imana ire mu muntu yabaye muzima ariko amaze guhabwa guhumeka. Yego rero kukuzura kw'igishushanyo ni igihe kizaba gihumeka kivuga kugira ngo cyicishe abatakiramya bose. Ahubwo reka tuguhe umwanya kugira ngo utuyobore mu ijambo ry'Imana, uburyo Umwuka w'Imana yakuyoboye mu gutegura icyo cyigisho kugira ngo n'abadukurikiye babashe kungukira mu ijambo ry'Imana. Urakoze cyane muvandimwe, kandi ngira ngo n'ubundi icyigisho aho dushingiye ni hahandi ni mu Byahishuwe igice cya 13. Yego. Duhereye ku murongo wa 11. Buriya rero hari igihe abantu bakora amakosa yo kwibwira ko ahantu ijambo igishushanyo ryanditse ni ukuvuga ngo niho kiri buboneke gusa. Ariko usomye neza ibyashusho 13 umurongo wa 11 hose hagenda hagaragaza ibigendanye n'imikorere y'igishushanyo cy'inyamaswa. Yego. Nk'urugero hari ibihamya bimwe na bimwe abantu bazajya basoma mu mwuka w'ubuhanuzi, bagasoma ngo ubuprotestanti bugomba kuba igishushanyo cy'inyamaswa. Bwari bufite amahembe nk'ay'umwana w'intama ngo ariko buvuga nk'ikiyoka. Bavuga ubuprotestanti ugasanga bo ntibavuza Amerika nk'igihugu. Ubwo bivuze ngo Amerika ubwayo ni ubuprotestanti. Yego. Kandi ubuprotestanti nibwo burema igishushanyo cy'inyamaswa. Rero abantu bakeneye kumva iki kintu neza, ariko mbere gatoya hariho ubuyobe. Kandi icyatumye dutinda cyane kuri iyi ngingo ni ukubera impamvu z'ubuyobe. Yego. Igihe ndagira ngo tubanze duhere ku isomo ryanditse muri Matayo igice cya 24. Yego. Hari icyo Yesu yavuze ari kuvuga ibimenyetso byo kuza kwe. Abigishwa bari bumvise hari ibintu Yesu yavuze bigomba kubaho. Bibiri muri byo byari ukuza kwe ndetse no kurimbuka kwa Yerusalemu. Yego. Ariko biyongeraho n'ikindi cya gatatu cyitwa imperuka y'isi. Hari amagambo babajije Yesu mu gice cya 24 ku murongo waho wa 3. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa baza hari bihereye bamubaza bati tubwire ibyo bizaba ryari. Ibyo yaravuze ni bya bindi bya Yerusalemu n'ikimenyetso cyo kuza kwawe. Icyo ni icya kabiri, n'icy'imperuka y'isi, ubwo bikaba bibaye bitatu. Yego. Yesu yarabyitegereje abona uko ibyo bintu byose bizaba. Ari nabyo turi kwiga, kimwe muri ibi bimenyetso bizaranga kuza kwa Yesu. Yararebye abona ikintu cya mbere akwiye guhera habwira abigishwa. Umurongo wa 4. Yesu arabasubiza ati mwirinde hatagira umuntu wayobe. Bivuze ngo mu birebana
n'ibimenyetso bya gihanuzi. Hagomba kuba kwirinda kuko hazaza abantu bagomba kuyobya abantu cyane rwose. Ni nayo mpamvu hariho ubusobanuro bwinshi cyane buvuga kuri iyi ngingo. Yesu rero nta wundi mubura nk'umuntu wese wiga ubuhanuzi bwaba uburebana n'ikibazo cyo kuza kwe bavugaga ahangaha ni ukuragira kw'imbabazi. Ahari tuzagira igihe tubivugeho. Ko kuza kwa Yesu ni igihe asoje umurimo wo kuvugana umunyabyaha avuye ahera cyane ameze nk'ugarutse mu rugo. Ntekereza ko ku ngingo z'ubuturo bwera twagiye dukoraho ibyiciro bitandukanye abantu bazabyiga. Wenda kugira ngo babyumve, hari igihe umuntu avuga ibintu wenda yihuta abantu bagahita bavuga batese ibyo bintu byanditse he. Kugira ngo abantu bumve ko kuza kwa Yesu bitavuze buri gihe ngo nuko atungutse hano ku isi. N'igihe William Miller yiga ubuhanuzi bwa Daniel 8:14, Bibiliya ihamya ko atibeshye ko Yesu yagombaga kuza, ariko yagombaga kuza ntabwo ari ku isi, yagombaga kuva mu cyumba cyahera mu buturo bwo mu ijuru ajya ahera cyane. Bibiliya ibyita kuza kwe, bivuze ngo no kuva ahera cyane imbabazi zirangiye. Yesu ahavuye nukuza, nubwo adahise atunguka ku isi. Urakoze cyane. Rero iri jambo ryitwa ngo mwirinde hatagira umuntu bayobya ikeneye kumvikana. Kore ko dufite umugabane munini w'amayobokamana menshi, ariko yose iyo agiye gusoma ubuhanuzi arakubwira ati ni ibi, abandi bati ni biriya, abandi bati ni biriya. Yesu ati mwirinde hatagira umuntu ugenza ute ubayobya. Ubwo none tuziringirane. Ikibazo ngiye kugikubaza ko hari benshi kuko badukurikiye ntabwo turi buze kwivuga neza ngo tubabwire ngo ni twebwe, ariko hagomba kuba hari ikintu kigomba kwemeza abantu ngo ukuri ni ukuye. Ni nayo mpamvu twazanye ijambo ry'Imana. Iyo ryatubwiye ngo mwirinde hatagira umuntu, ubwo niryo ryo kwizera. Yego. Ni nayo mpamvu tugiye kurikoresha kugira ngo rize kudusobanura neza ibigendanye n'iki kibazo, ariko no tubirebera mu kuba inyamaswa yari imeze nk'umwana w'intama bigiye gusoza ivuze nk'ikiyoka. Ibyo n'ubundi ni imikorere y'igishushanyo cy'inyamaswa, nubwo abantu bamwe batabyumva gutyo. Imiterere rero y'ubwami Yesu Kristo yifuzaga gushinga mu isi, ngira ngo abantu bakomeza gusoma neza Bibiliya bazabona ko Yesu yaje yigisha ngo ubwami bw'Imana buri hafi. Kandi ijambo ry'Imana rituhamiriza ko ubwami bw'Imana bwashinzwe igihe Yesu yagenzaga gute yapfaga ku musaraba. Ubwo bwami rero nta bundi bwari bushinzwe, ni ubwami bw'ubuntu bw'Imana, ariko ubuntu bw'Imana bukagaragazwa mu itorero ryayo. Bivuze ngo itorero nabwo ryari rigenje gute rishinzwe. Rero hari imiterere y'itorero ry'Imana uko ryagombaga kwitwara mu buzima bwa buri munsi. Yesu hari amagambo yavuze aribyo bigiye kuza kutugeza ku mpamvu twatinze cyane kuri iki kintu cyitwa igishushanyo cy'inyamaswa. Igihe yatumaga abigishwa muri Matayo igice cya 10, yababwiye uko bazakorana n'ubutegetsi bw'isi, ndetse anabereka ubutegetsi bw'isi uko bumeze. Yarabwiye ku murongo 16 ngo dore mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega. Aya masega abantu bashobora kwibaza ngo ni ayahe. Aya masega ntabwo ari umuntu wese muhuye mu nzira. Oya, kuko umuntu wese muhuye mu nzira ntabwo afite ubushobozi bwo kugira icyo agutwa. Iki gihe uwicaga agakiza bwari ubwami bw'Abaroma bwari bufite imiterere y'abapagani. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nuko mugira ubwenge nk'inzoka kandi muze nk'inuma mutagira amahugu. Ahita bisobanura ku murongo wa 17 avuga rya jambo ngo mwirinde abantu. Abantu baracyari ikibazo ahangaha. Urumva ko n'igihe Yesu atumye abigishwa hari ikibazo cy'abantu gisaba kwirindwa. Abo bantu bo rero bameze bate? Bwa mbere bazabagambanira mu nkiko kandi bazabakubitira mu masinagogi. Bazaba babihawe nande? Umurongo wa 18 bazabashyira abatware n'abami babampura, muzaba bo guhamya imbere yabo n'imbere y'abapagani. Bivuze ngo iyi miterere yo kuba isega Yesu yavugaga kari akarengane kagombaga kwisuka ku bwoko bw'Imana gatewe n'abantu ariko batijwe imbaraga n'ubushobozi bwa leta. Impamvu kugira ngo abantu babyumve, tugiye no muri Daniel 7 na Daniel 8, nuko n'ubusanzwe inyamaswa, kuko hari abantu batekereza ko arizo zonyine Daniel yarose nk'intare, ingwe, idubu, arizo nyamaswa zonyine zishobora gushushanya ubutegetsi bwa leta. Ariko urya muri Daniel 8 bavuzemo intama n'ihene, kandi zo zishushanya ubutegetsi. Ubwo rero hano amasega ntabwo ari buze gushushanya itorero mu buhanuzi rishushanywa n'umugore. Ubwo hano amasega rero niba havuzwe inyamaswa n'ubundi turaza kubishakira ku butegetsi bwa leta. No butegetsi bwa leta rwose. Urakoze cyane. Itorero ryagombaga kubaho rigirirwa impuhwe na bamwe mu bandi bo mu isi bakozweho na mwuka w'Imana. Ntabwo itorero ryagombaga kuza ngo ritegeke ubushobozi bwa leta kugira ngo itorero riba ryo rijya hejuru maze ngo ryumvikanishe ibyo ryizera rikoresheje imbaraga za leta. Abaprotestani none muce mu ijambo gatoya
urabyibuka Martin Luther mu gihe cye nimba ivuga Martin Luther ngira ngo abaprotestani benshi kuko ari we bakomokaho biraza kumvikana ariko n'abandi biga amateka asanzwe. Martin Luther igihe yaramaze gutangiza ubuprotestani nk'uko bivuze hari abami bo mu isi Imana yakoze ku mutima bifuza kumurwanirira bakoresheje n'ingabo zabo. Martin Luther arabyanga kuko si gutya Imana igomba gukora. Urakoze cyane nicyo nagira ngo abantu bashobora kubyumva neza. Dusomye neza isomo Yesu yanditse yavuze muri Matayo igice cya 22 ni igihe bari baje kumugerageresha umusoro ku murongo wa 21 kumanuka ukageza ku murongo by'umwihariko umurongo uranabisobanura neza ntabwo ari ngombwa kujyana no ku murongo wa 22 bari baje kubaza Yesu bata amategeko yemera ko duha Kayisari umusoro. Yesu arababwira ati ishusho iriho ni iyande kugitego ni ya Kayisari. Avuga ati rero iby'Imana mu bihe Imana n'ibya Kayisari mu bihe Kayisari. Ubwo yarashatse kuvuga ngo iki wishaka gufata iby'Imana ngo ubihende Kayisari kandi wishaka gufata ibya Kayisari ngo ubihende Imana. Nubwo Kayisari yaremwe n'Imana ariko ntabwo bivuze ngo imikorere atandukanye bivuze ngo ntabwo uhuza idini na leta kwagombaga kuboneka muri imitegekere ishingiye ku ngoma ya Kristo. Wenda nkunganiye gatoya hari n'irindi somo Yesu yigeze kubivugaho kugira ngo twumve iri tandukaniro ndetse ubwo turi kuva ku gishoro cy'inyamaswa leta zimwe za Amerika zishingwa uretse ko n'amahame ryashingiyeho n'ibihugu byo ku isi hose bivuga ko biharana demokarasi ibyo hame baririgira no mu Rwanda buriya rirahaba nubwo amahame uko yakwandikwa kose n'abayashyira mu bikorwa ariko tukatuvuga amahame uko yanditse yuko imyizerere ibirebana n'idini n'amatorero n'ubutegetsi bwa leta bigomba kuba bitandukanye. Mbese agomba kubaho itandukano hagati ya leta n'itorero. Mu gice cya 20 cya Matayo Yesu arabahamagara arababwira ati muzi yuko abami b'abanyamahanga babatwaza igitugu n'abakomeye babo bahawe kubategeka ariko muri mwe siko biri. Urumva ahise agaragaza ko kamere y'iby'ubutegetsi bwa politike na kamere y'itorero rya Yesu kuko yari kubabwira bano nibo na Paulo yabivuze Abefeso igice cya 2 nibo bari ku rufatiro rwo gushingwa ku itorero ry'Imana. Ababwiye ko kamere y'imikorere y'ubutegetsi bwa politike na kamere y'imikorere y'ubutegetsi bw'Imana ni ibintu bibiri bihabanye bidashobora kuvangwa ngo bikorane cyane rwose. Ni nayo mpamvu abantu b'Imana impamvu duhereye hanga tubivuga uyu munsi dufite amadini ya Gikristo ariko ayo madini ugasanga ayobowe n'imbaraga ayoboresheje imbaraga za leta. Iriza ku isonga ni Kiliziya Gatolika y'Roma buyo ntarwo rihoresha imbaraga za leta ahubwo ni uruvange ni leta n'idini bifatanye cyane. Ubwo rero bihita bitwumvisha impamvu abayoboke babo akenshi Bibiliya badakunze kuyisoma kuko Bibiliya ibuzanye ibyo bintu ibyo bibazo babigira kandi wenda ibisubizo byabyo bitari buboneke. Itorero rya Anglikani naryo ubona ko umuyobozi waryo ni nawe mwami w'Ubwongereza. Ni ibintu bitangaje. N'idini ya Islam nuko ribaye ariko abantu bajya bibaza impamvu ayo madini atatu tuvuze atigeze asiba kurenganya mu gihe yarabifitiye ububasha abantu bose batemeraga inyigisho zayo. Bivuze ngo nkuko Yesu ari nta muntu n'umwe yigize arenganya utemeye inyigisho ze. Iyo itorero rishatse gukoresha ububasha bw'isi ngo ryumvikanishe inyigisho zayo ziba ryavuye kuri Kristo Yesu kandi igikurikiraho nta karengane kuko nta gahato rwose icyo nicyo gikurikiraho. Rero ubu Protestant bwo bwari bushingiye ku ihame nk'iry'umwana w'intama. Niyo mpamvu iyi nyamaswa yitwa ngo yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama. Bivuze ngo ni ubutegetsi bushingiye ku baturage kandi leta ikaba itagomba kwivanga mu by'idini. Ariko uwo murongo wabanza udusomera ko twakomeje kuvuga abantu bashobora kubaza bati ibyo muri kuvuga byanditse byashuwe igice cya 13 umurongo wa 11. Haranditse ngo nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka iyo yo yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama ivuga nk'ikiyoka. Hano harimo ibintu bibiri noneho bihabanye. Yatangiye iri gukora ibintu nk'ibyo Yesu yakoraga. Iri kuvuga ngo ibya Kayisari mu bihende Kayisari n'iby'Imana mu biki Imana ariko noneho bisoje ivuze nk'ikiyoka. Mbese ikiyoka kivuga gute? Ikiyoka ukuntu kivuga yego gukomeza nta kibazo. Ikiyoka uburyo kivuga cyo nta mudendezo kigira nta na muke ndetse abantu bashobora kwizirikana mu byashoro 12 cyo kijya kuvuga mu byashoro 12 nta mu kanwa kacyo nta nubwo hasohotse amagambo ahubwo kuvuga kwacyo hasohotse uruzi rwaje rwirukanka inyuma y'umugore ngo rugenze rute
bakoresheje umutembane yego uko niko kuvuga ko ikiyoka ni ugukoresha gahato ku murongo wa 17 ujyaje 12 ibyaje 12 na 12 murongo wa 17 habivuga neza kuvuga ko ikiyoka ni uruzi gisohora ruje gutembana abantu bose batembera inyigisho zacyo none twaba tugiye kubona se muri iki gihugu haboneka kuvuga nk'ikiyoka yego ijambo ry'Imana bitubwira neza ariko reka tubane tuzirikane amwe mu magambo umwuka w'ubuhanuzi watwandikiye kugira ngo abantu bumve neza ko ubwami bw'Imana budashingirwaho n'imyanzuro abacamanza bafashe ibi ni nabyo mu mateka niko biri nubwo tugiye kwisana n'umwuka w'ubuhanuzi n'abafite ibindi bitabo by'amateka bashobora kubona amateka y'Igiprotestani yaba muri Amerika no mu gihe cy'abagorozi niko biri babasha kubibona mu bivuzwe byose page 344 igika cya 5 haranditse ngo ntabwo ubwami bwa Kristo bushyirwaho n'imyanzuro y'inkiko cyangwa inama n'inteko z'abashyiraho amategeko oya rwose iyo abantu bicaye mu nteko ishinga amategeko bavuga bati tugiye kuvugurura ubukristo ntabwo ari ubukristo bagiye kuvugurura yego oya kandi ibyo bintu muri Amerika nibyo biri gukorwa muri Amerika uyu munsi none nibyo birimo birakorwa bavuga bati tugarura ubukristo kugeza ubwo perezida biba mu mihigo ye na perezida akavuga ati mu ntego zanjye mu byarahira abaturage akagishyiramo iki nzagikora nzagarura abakristo mu nsengero ko Donald Trump ari kwiyamamaza yabibabwiye basezeranira cyane rwose ariko ijambo ry'Imana rivuze ko ubwami bwa Kristo atari bwo bushyirwaho n'ibyo ngibyo ni ubuhe bwami rero bushyirwaho n'ibyo ngibyo ijambo ry'Imana ryarivuze neza ni ukuvuga nk'ikiyoka rero yarakomeje avuga ngo nta nubwo bushyirwaho no gushyigikirwa n'abakomeye b'isi bwe Martin Luther yanze cyane bivuze ngo rero icyo tugiye kubona uyu munsi wa none ubwo tubona isi yakataje by'umwihariko igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishaka gushyiraho idini rya Gikristo kandi leta akaba ari igenza gute ibishyiramo imbaraga ariko bigasoza muri Amerika iryo yobokamana ryo riri kugenzura iyobokamana akaba ari ryo rigiye kugenzura leta bivuze ngo turi kubona ikinyuranyo cy'ubwami bwa Kristo twongere ibingibi no gutwekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko no mu bindi bihugu bene iyo mikorere tuyibonaho inzego z'ubutegetsi zicara zikagenera abaturage ko bagomba kwizera cyangwa amadini uko agomba gukora byo bihagarara mu uhe mwanya byanze bikunze ibi nabyo bifite ikibazo ibi nabyo bifite ikibazo kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko kwifatanya kw'itoro na leta harimo ikibazo ariko noneho hari icyitonderwa ntabwo itorero bikwiye kuvuga ngo ubwo leta yatubwiye ngo dukore ibi n'ibi ibyo bintu babigenza bakabona ntibinyuranyije n'ijambo ry'Imana yego icyo kintu nta kibazo kirimo dufate urugero tugeze mu gihe cy'icyorezo yego bavuze bati gahunda ni isuku mu by'ukuri nta yinyuranyije n'amabwiriza y'Imana mu by'ukuri rero abantu bakeneye gusobanukirwa cyane n'ubu bumwe bugize itorero na leta ebe kubona ikintu cyose ngo bikange nubwo nabyo wenda ababa bakwiye gusuzuma akareba niba nta mahame yakandagiwe yego ariko ntabwo bivuze ngo ikintu cyose kibaye umuyobozi wa leta ari kumwe wenda n'umuyobozi w'itorero nubwo yaba agiye kumusura ku bw'ubucuti busanzwe bavuga ati se buriya bafitanye ubucuti nta mahame yirengagijwe oya hari n'igihe abantu baba barakuriye hamwe kikaba atari ikibazo cy'amahame yirengagijwe nyaboneka abantu bajye babyumva neza ibi byatumye nongera gusubiza amaso inyuma ndareba ndavuga mbese ko ari ishushanyo cy'inyamaswa ntitwari dukwiye kubanza tukiga ubumwe bugize inyamaswa ubwo ari bwo kugira ngo abantu baze kumenya n'ubumwe bugize igishushanyo ubwo ari bwo kuri iyo ngingo ukikivugaho kugira ngo wenda ijambo ry'Imana ribitubwire hari amagambo yanditse mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kandi bayavuze ku bagorozi mu mwaka w'1529 amateka y'abagorozi agira ngo abantu basanzwe bayizi baba Protestani bavuze ihame bagenderagaho kugira ngo tubyumve kuko ni abantu ijambo ry'Imana ryatangiye ubuhamya ni mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kuri page 47 baranditse ngo tugomba kwemera ubutegetsi bw'abantu nk'ubwashyizweho n'Imana aya magambo nanditswe mu Baroma 13 tugomba kwemera ubutegetsi bw'abantu nk'ubwashyizweho n'Imana kandi tukigisha ko kumvira amategeko yabwo ari inshingano yera ariko mu gihe amategeko ya leta anyuranye n'ibyo Imana itegeka ngira ngo ibi bintu byanditswe aha nta rujijo cyangwa ubuyobe bwakabaye buba mu bantu kuri iyo ngingo yo kuvana ngo hari umuyobozi wa leta uri kumwe n'umuyobozi w'itoro cyangwa se hari ikintu kiri gukorwa muri uwo murongo ahubwo gusuzuma n'ukuye ni iri hame rya Bibiliya ryishwe ryakandagiwe kugira ngo nihatangwa n'umuburo hashingiye kuvuga ngo umuntu yishira ihame
agomba kwihana akagaruka. Ni nayo mpamvu abantu bajya basubiza amaso inyuma mu bihe bya Bibiliya. Buriya leta ishobora kureba ibikorwa byiza itorero ririmo rikora ikavuga iti kugira ngo mwagure ibikorwa byanyu cyangwa se umurimo mushinzwe ati tubahaye ahantu. Abantu rero hari abantu babyumva bakavuga bati ati ntabwo bahaba buriya ntacyo bagenje bate ntacyo bumvikanye. Ariko iyo urebye mu mateka Kuro wohereje ba Nehemiya na ba Ezira n'abandi bamwe bohereje abo ngabo, iyo urebye neza usanga barabaga ari abami b'abapagani. Yego. Kandi akamuha uburenganzira bushingiye muri politiki kandi ntibabe baremyishwa n'inyamaswa. Oya rwose. Ikindi kandi abantu bibwira ko Protestani ari ukwanga ibintu byose bishingiye kuri leta. Ariko nibazirikane neza mbese ijambo Protestant ubundi ryavuye. Yego. Si ibikomangoma. Ni ibikomangoma. Sibyo byahakanye. Yego. Buriya se kuba ibikomangoma byahakanye byari bivuze ngo iryobokamana bizanye rirapfuye. Ibi ngibi abantu baba batekereza nibyo Kiliziya Gatolika ishinja ubu Protestant. Yego. Ivuga ko ngo nabwo bwaje gukora iki indi leta. Yego. Ariko rero reka tuzirikane neza icyo Kiliziya Gatolika y'i Roma iricyo ngo tuze kumenya ishusho yaryo uko igomba igishushanyo uko kigomba kuba gisa. Igishushanyo uko kigomba kuba gisa. Abantu bibwira yuko iyo leta yayoboye itorero nubwo nabyo wenda bikwiye kwitonderwa, ariko ntabwo iyo leta iyobora itorero ari igishushanyo cy'inyamaswa kiba kibaye. Kuko inyamaswa ubwayo ntabwo ari leta iyobora itorero, ni itorero riyobora leta. Hano mu mwaka w'1593 hari amakimbirane yabayeho mu bihugu byo mu Burayi, biza kuba ngombwa yuko leta imwe batangira kuyubaha, Kiliziya icishwa bugufi. Yego. Ndagira ngo nsomere abantu banze mu mateka ya Kiliziya page 20 uko bo babonye icyo gikorwa. Kuba Kiliziya bayicishije bugufi, leta ikajya hejuru. Abantu bumve uko Kiliziya ifata ibyo bintu. Baravuze ngo iryo shyano ryabereye muri uwo mujyi ryari ribaye intandaro yo kubahuka Kiliziya. Kubera ko bari kubaha leta. Abantu babyumve mu buremere bwabyo. Ngira ngo dusubiremo uwo mwaka kugira ngo ngire amateka mbabwira. Kugira impamvu Kiliziya Gatolika rivuze ibyo bintu nuko ubusanzwe muri 538 umwami w'Abaromani Justinian yaciye iteka araryandika yuko Kiliziya Gatolika ariyo ihawe ububasha bwa politike bwo kugenzura nyine politike mu ngoma y'Abaromani. Ubwo rero impamvu yavuze ngo ni ishyano ryari riguye nuko hari leta yari yishuje ububasha bwa politike bitari bwonye kugenzurwa n'itorero muri icyo gihe. Yego rwose. Yarakomeje aravuga ngo kugeza icyo gihe kubaha Kiliziya n'abayobozi bayo byari nk'itegeko ry'ibanze. Byari nk'itegeko ry'ibanze. Ry'ibanze ryo ryari imbere. Yego. Kandi byindakuka ku bana. Byindakuka ku bana. Ntabwo ryakuka. Ubwo Kiliziya niyo yoboraga abana. Cyane rwose. Ariko none uko bavuze. Nyamara ubwo ingoma zahinduye imirishyo maze politiki ifata umwanya wa mbere. Ubwo yo ku Kiliziya nyakuri ni uko itora ryo rijya hejuru, leta ikajya he munsi yayo. Yego. Bongeye kubivuga neza mu myaka yaje gukurikiraho mu bihe Protestant bwari bumaze kugera mu Bufaransa, bavuze amagambo yantangaje cyane kuri page 52 igihe Ubufaransa urabona ko bwanze Protestant ariko Protestant babwo leta ntiyagira ikibatwara. Yego. Kiliziya hari ukuntu yabonaga icyo kibazo kubona Protestant mu Bufaransa bagihari. Yabibonaga nk'indi leta. Yego. Uko bavuze. Bano Ubufaransa bwagumye muri Kiliziya Gatolika. Ariko Abaprotestant b'Abafaransa nabo bagumana uburenganzira bwabo mu byerekeye idini, ibya politiki n'ibya gisirikare, ku buryo wasangaga ari nka leta mu yindi. Mu mikorere ya Kiliziya nuko igihugu ifitemo ububasha. Irindi dini yo rihaje, iyo ntabwo ibireba nk'irindi dini ahubwo bifata nk'indi leta. Nk'indi leta ije kubatera. Nuko bimeze. Niyo mpamvu rero byumve neza iyi niyo nyamaswa niyo mikorere yayo. Igishushanyo cyayo hagomba kuboneka irindi yobokamana rikora nk'ibyo. Rikora nk'iri naryo rifatanye na leta ku buryo andi madini agomba kugendera kuri gahunda yayo. Idini rishaka kugira uburenganzira rikaregwa ko rishaka kuganira gahunda za leta cyangwa se rishaka gushinga indi leta. Yego. Ibi rero ntabwo bishobora gushoboka mu kindi gihugu icyo ari cyo cyose uretse Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Impamvu yindi bagomba kumaka ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nuko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ububasha isanganywe bwo kuyobora isi. Igihe amatorero azaba afite ubwo bubasha nibwo hashobora gusohora ijambo ryanditse mu 13 ngo itera bose aboroheje n'abakomeye. Nta wundi muntu ushobora kugira ubwo bubasha bwo gutera bose aboroheje n'abakomeye keretse n'ubundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisanzwe zihatira isi yose kumvira imyanzuro yayo, isi yose ikayigenderaho. Cyane rwose. Urakoze cyane. Rero abantu babyumve neza
dushobora kwibaza tuti none se ibi bintu bibaho ryari? Ibi bintu bibaho ryari? Usingiye ku magambo banditse mu gitabo Foundations of Seventh-day Adventist Message and Mission page 404 bavuze ukuntu abapiyoniye barebaga iki kibazo. Baravuze ngo kuba leta zitandukanye zarashyizeho kuruhuka mu cyumweru mu mategeko yazo, ubwo bari kuvuga muri muvugo w'icya 888 yenda gushyiraho itegeko ry'icyumweru. Yego. Abantu niba batabizi mu mateka leta zigena zimwe zo muri Amerika zari zirimo zigenda zitora itegeko ryo kuruhuka ku cyumweru. Hari n'ababirenganyirijwe bamwe birukanwa mu kazi n'abandi cyane rwose. Kuba rero ibyo bintu byari biri kubaho iryo tegeko ry'icyumweru kuba rihari, baravuze ngo Rolf Boloff n'umwe mu bapiyoniye yabibonaga nk'igihamya cy'uko igishushanyo kiri mu nzira zo gukorwa. Ubwo igishushanyo cy'inyamaswa n'itegeko ry'icyumweru ni ibintu bibiri bifatanye. Akaho hano batinze gato kuko haduhaye ikimenyetso gipiga ku musumari. Ati yabibonye nkaho igishushanyo cy'inyamaswa kirimo kirakorwa. Igishushanyo cy'inyamaswa kirimo kirakorwa. Bize ku ngingo bibiri yivuga igaragaza yuko umwuzuro w'igishushanyo cy'inyamaswa ni igihe kizaba kiri kuvuga, kiri guhumeka ngo kivuge kandi cyicisha abatakirana. Bose. Iyo ngingo yo guhumeka no kuvuga no kwicisha itarabaho, ubwo ntabwo umwuzuro wabayeho, ariko inzira zo n'intambwe zirimo ziraterwa cyane. Ibyo rwose byumvikane neza kuko ikintu nk'iki ngiki kuba cyatangiye kubaho ntabwo cyagize ubushobozi igihe cyose ububasha bwabyo nyine kitari cyahabwa guhumeka, kuko n'Adamu Imana yamubumbabumbye yamuhumekiramo umwuka akabona kugenza gute guhinduka umuntu muzima. Uko guhumeka rero nicyo abantu bakeneye kumva, ni itegeko rigomba gutorwa ko guhumeka no kuvuga ko igihugu ni amategeko niho bivugira. Iryo tegeko nta rindi rero ni itegeko ryo kuramya, kubera yuko igishushanyo ni umuryango ushingiye ku kwemera cyangwa se iyobokamana ariko ukoresha leta. Yego. Niyo mpamvu mu bimenyetso by'ibihe ku itariki ya 2 mu cya 844 page 585 bavuze amagambo yantangaje cyane. Baravuga ngo kubw'ibyo rero ubwo igihe itegeko ry'icyumweru mu gihugu rizaba ryabayeho, igishushanyo cy'inyamaswa y'ubupapa kizaba gishyizweho mu buryo bw'ukuri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amagambo rasubiramo. Yego. Ariko impamvu bavuze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni uko nabyo byanditse mu gihe 13 cyane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zihanditse, ntabwo ari u Rwanda, ntabwo ari hari nabo numvise bavuga ngo mu Burundi Amerika ngo yaba n'u Burundi birashoboka. Barabivuga cyane, barabivuga. Ariko ibyaje 13 twebwe turimo twiga handitse Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inyamaswa yavuye mu gitaka. Niyo yavuye. Ni nkuko udashobora gufata amagambo yanditswe mu gihe 11 inyamaswa yavuye ikuzimu ngo yite ikindi gihugu kitari Ubufaransa. Cyane rwose. Kuko mu mateka nibyo byagaragaye. Ubufaransa nibwo bwasoje burabona. Ntago ari ukuvanga rero. Jones yongeye kuvuga amagambo nk'aya ngaya avuga kuri iki kintu cy'ubwa cy'ubumwe bw'itorero. Ariko ongera dusubire abantu basomye amagambo no guteza no havuga aho yanditse n'abandi bajye kuyashaka. Yo ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 10 icya 884. Rakoze cyane. Paragraph ya 4. Abantu bazabisoma. A.T. Jones yavuze amagambo atangaje cyane avuga ngo ni kubw'ubuhanuzi bwo mu byashiro 13 umurongo wa 11 kugera 18 bwigijwe kandi bugacapwa mu nyandiko mu gihe kirenga imyaka 40 uvuye igihe yandikaga ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hazabaho ubumwe bw'itorero na leta kubwo gushyiraho itegeko ry'icyumweru mu gihugu. Ubwo we yizeraga ko ubumwe bw'itorero na leta buzabaho ariko habayeho gushyiraho itegeko ry'icyumweru. Si uko inzira zizaba zitaratangiye, ariko iki nicyo kizaba ari igihamya noneho gihaye ububasha ibintu. Nibutsa abantu yuko Jones ari kuvuga ayo magambo mu Burayi ubumwe bw'itorero leta bwari buhasanzwe, ariko ntabwo ari kuvuga ubuhanuzi abwerekeza mu Burayi, kuko Burayi sibwo bwanditse mu gihe 13. Nibutsa abantu iyi ngingo uyu munsi dufite ikibazo aho abantu bareba ibiri kuba hanze by'amakuru nayo asohoza ubuhanuzi bikaba ari ibimenyetso bya gihanuzi, ariko bagashaka ko ayo makuru ari yaza kuba urufatiro Bibiliya iri bushingireho ujye kwemezwa ko ibyo ivuga ari ukuri, kandi baba bari gucurika ibintu. Bibiliya niko kuri, ijambo ry'Imana niko kuri, niyo yemeza ibintu ko ari ukuri. Bityo niba ibintu byanditswe mu gihe 13 ibyo byavuzwe mu gihe 13 nibyo turi bushaka aho biri twemeze ko aho biri ari ukuri, nta handi ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero. Cyane rwose. Reka wenda mu ijambo rimwe abantu baretse kwigisha ukuri kw'iki gihe ahubwo bigisha amakuru y'iki gihe. Babaye nk'abanyamakuru basanzwe, kuko babaye nk'abantu b'abasesenguzi basanzwe, araza akareba amakuru agahita avuga ati ariko uzi ko bishobora kuba bifite ahantu bihuriye na bya bindi, akagira umurongo abyerekezamo
wenda abantu babyumve tuvuga gutya ko abantu basigaye baretse ukuri kw'iki gihe bakisha amakuru y'iki gihe ngo bumve ko turi kurwanya kwiga gusohora k'ubuhanuzi. Bigomba kwigwa n'itegeko rya Yesu, ariko mureke kuri muri uko kwiga ibimenyetso gusohora kw'ibimenyetso bya gihanuzi Bibiliya aba yiyobora, aba ari nayo ifata umwanzuro. He gufata umwanzuro amakuru. Ngiye kuguha urugero, ni abantu babiri bamaze kubimbwira, muri uyu umwe yabimbwiye uyu munsi, undi yabimbwiye muri weekend kuwa mbere w'iminsi 7. Yarambwiye ati ubona rwose afite n'isoni. Arambwiye ati rero ati abantu bari baratwigishije ko Papa Francis ari umupapa wa nyuma. Ati n'ubu n'ibyigisho ndabyibuka, ati birahari kuri YouTube. Atariko ati n'ubu ntabwo ndi kubyumva ukuntu yapfuye. Undi nawe arambwira ati rwose ati nkubwije ukuri ati nanjye ati barana tubwiye tukuru urutonde n'urukurikirane rwa Papa 266 ko rwuzuye nta wundi ugomba kurengaho. Ati ntabwo nimvije ukuntu bari gutora undi rero. Buriya rero abantu bagira impamvu nyinshi zibatera kuvuga ibyo bavuga. Hari n'uwambwiye ngo mu bihe byashize abantu bari bagakagatambuka ku ruhererekane rw'abapapa. Barangiza bareba ishusho y'uwa papa wari uriho bakabona niyo wanyuma, bakabona intuzi kade yindi nta muntu urimo, bakavuga bati nta wundi uyu niwe wanyuma. Yarapfuye hakurikiraho n'undi. Rero iherezo ry'ibintu riri mu biganza by'Imana. Biri mu biganza by'Imana. Abantu nibareke bajye mu ijambo ry'Imana, niba ryo ribasobanura. Aba ari ryo riyobora. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo mwirinde hatagira umuntu ubayobya. Kuko abasha no kubayobereza mu bakuru, ariko mu ijambo ry'Imana ntabwo bishoboka. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Ndagira ngo tuvuge kuri iyi ngingo, wenda duhite tujya ku ngingo iri buze kutugeza ku musozo. Dusome iki gihamya Ellen White yanditse mu ibaruwa 1997. Hari hariho imivumba myinshi y'abantu bari baritegereje itorero ryahawe hegitari 4,000 na leta ya Afurika y'Epfo. Hegitari 4,000. Yego. Abantu baravuga bati oya, ubu nufate itorero na leta. Muri igishushanyo cy'inyamaswa kwakira ubutaka leta ibahaye ntabwo byemewe. Ibyo byateranyije rege inama y'igitaraganya. Ellen White yandikira itorero ababwira ati murakabije. Abayobozi bamwe mu itorero bari bafashe icyemezo cyo kubwanga ngo n'ubufatanye bw'itorero na leta. Yanditse amagambo rero ari hasobanura iki gishushanyo cy'inyamaswa gisobanura. Yaravuze igihe iyobokamana ryavanzwe n'ubutegetsi bwa leta biba bisobanuye ibintu byinshi ku badivantisi umunsi wa karindwi. Yego. Yaravuze ati ubumwe bw'itorero na leta busobanuye gushyiraho isabato y'ikinyoma no kutubahiriza umudendezo w'umutimanama mu gukurikiza isabato yo mu itegeko rya Kristo. Ibintu bibiri. Nibyo ngibyo bibiri. Nibyo bitugaragariza bigomba kugushingirwaho hemezwa yuko hashyizweho ubumwe butemewe n'ijambo ry'Imana burema igishushanyo cy'inyamaswa. Kuko impamvu tubitandukanye, hari ubumwe burema igishushanyo cy'inyamaswa, hari n'ubundi bumwe butitwa igishushanyo cy'inyamaswa ariko nabwo buba butemewe buciweho iteka. Ni ubumwe bwose umuntu ashobora kugirana na leta, cyangwa ubumwe n'umuntu ashobora kugirana n'undi. Kuko ubwo bumwe na Pawulo yabuciriyeho iteka yandikira Abakorinto avuga ngo nimukifatanye n'abatizera mudahuje. Si ngombwa leta. Ubumwe bwose uri umukristo wizera Imana uzagira n'undi muntu cyangwa iri tsinda ry'abantu, ubwo bumwe bugatuma unyuranya n'amahame ya Bibiliya, ubwo bumwe ntibwemewe. Ariko aha turi kwibanda ku bumwe burema igishushanyo cy'inyamaswa. Baratubwira ngo bushingiye ku bintu bibiri. Ni ubumwe butuma hagomba gushyirwaho isabato y'ikinyoma. Kabiri, abantu bakabuzwa umudendezo wo gukurikiza isabato ya Bibiliya. Cyane. Ubwo no kuvuga ngo ni ibintu bibiri, ntabwo ari umuntu wese wabujijwe umudendezo. Oya. Ahubwo ni umudendezo gukurikiza isabato ya Bibiliya. Byabanjirijwe no gushyiraho ya sabato y'ikinyoma yambuye abantu umudendezo. Rero iki kintu cyumvikane neza. Muri icyo gikorwa rero Amerika izabikoze, izabiri imivuga nk'ikiyoka. Yego. Yatangiye ari ubuprotestani ibwira abantu ngo mufite umudendezo. Ndagira ngo tujye mu itangiriro, niho hantu hambere tubona inzoka ivuga. Wenda abantu babyumve neza impamvu tugiye kureba ibyasho 13-11 ikiyoka kiravugwa tukakireba mu itangiriro 3. Nubwo yuko kira kiyoka kivugwa neza nka hari ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani. Itangiriro 3 rero ntabwo havuga inzoka isanzwe nk'ivuga. Ni nayo mpamvu Imana itigize ibaza ngo wanzoka we wakoze ibiki kuko izi kitagenze ite. Nivuga. Ahubwo hari ikivugiramo. Ahubwo hari cyayivugiyemo kandi cyo Imana yizi ibitekerezo byacu. Nijuru cyarabigaragaje no mwisi cyarabigaragaje, ntabwo byari ngombwa ko Imana yiri kugenza gute ikibazo ati wabigenje ute yari ibizi. Rero reka twumve neza amagambo y'iyi nzoka turebe uburyo ubuprotestani bugiye guhinduka. Bwa mbere
inzoka yarushaga uburiganya izindi nyamaswa zo mu ishyamba, ariko ntabwo ari inzoka, ahubwo ni ikiyivugiramo ari we Satani. Yego, yakoze ikirere. Iraza ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Ni ikibazo ibajije. Yaraje ifata ibiti byose Imana yashyizeho, ivuga yuko ibyo biti byose bitemerewe kuri guhindura amagambo yavuzwe n'Imana. Yahinduye amagambo yavuzwe n'Imana. Hari ikintu gitangaje ku Protestant. Ubu Protestant igihe bwatangiraga bitewe n'ukuntu imigenzo igitoro ry'Roma yari myinshi, hari umwanzuro wa Protestant bamwe bagezeho. Bageze ku mwanzuro w'uko amategeko atakibagenga. Yesu Kristo yakuyeho amategeko mu yandi magambo yose, yaba amategeko y'imihango n'iki byose bibumbira hamwe, bati ku musaraba Yesu yavanyeho amategeko. Yabikuyeho. Babaye nk'inzoka ije ngo ntirobanure ibiti bigomba kuribwa n'ikigomba kugenza gute. Iyi ni imyizerere ya mbere, kwizera nk'icyo kabivuze. Ni ukuvuga ngo kutamenya amategeko Yesu yavanyeho n'ataravuyeho yose mukayakubira mu gatebo kamwe mukayabuzanya. Ni iki inzoka ije ibaza iti koko Imana yavuze byose ntabwo byemewe, ntabwo bavuze icyo Imana nyirizina yagenje gute yabuzanye. None bigiye gusoza ubuprotestani bwari bufite iyo myizere ivuga ngo ntabwo tugitwarwa n'amategeko, Yesu Kristo yakuyeho amategeko. Uyu munsi wa none nibwo bugiye gushyiraho icyumweru kandi bugishingiye mu mategeko 10. Ariko mbaza ikibazo n'abantu badukurikiye bakinsubiza. Iyo abaprotestani n'andi madini yigisha ngo Yesu yavanyeho amategeko ngo kubwo gupfira ku musaraba, iyo umuntu yishe, iyo umuntu yibye, iyo umuntu abeshye, leta ikamufata ikamufunga, ubwo tuvuge ko leta imukorera akarengane kuko iri kumuziza ibintu bitakiriho. Bo mu myumvire yabo leta imurenganyije. Ariko impamvu bagomba ibyo bintu ari ukwigiza nkana, banditse amagambo yanditse mu Rwanda rwa mbere rwanditswe na Yohana mu gice cya 5 n'icya 3. Paulo yanditse mu Baroma yandikiye mu gice cya 13 ku murongo wa 10 avuga ko urukundo ari gusohoza amategeko. Kuko Yohana aravuze ngo umuntu wese ukunda mwene se ntabwo ashobora kumugirira nabi, ntabwo yamugirira nabi. Niyo mpamvu abantu bose bavuga ko Imana yakuyeho amategeko baba bameze nk'iyi nzoka. Iyi nzoka yari yaje irya kuri iki giti, yego, ariko iyi kubaza ngo mbese Imana yamuzanije kurya kuri ibi biti byose. Ubwo uri kumva ibyo bintu, abantu iyo umwana wabo abatutse barakubita, barababara. Umwana we ntabwo wubaha, iyo yasambanye barababara. Iyi ni nk'inzoka iri kurya igiti ariko ikabaza ati Imana yamuzanije kukiryaho, kandi iyo iri kugenza gute iri kukiryaho. Abantu ntabwo bashobora kumva neza icyo Satani yabakoreye, ariko amaze kugaragaza icyo gitekerezo cy'uko ngo mbese Imana yabuzanyije ibi bintu byose, umugore atangiye kuyisubiza Yesu mubwira ati oya, ahubwo yarababeshye. Noneho ahise azirura bya bindi Imana yagenje gute yavuze. Abaprotestani batangiye bavuga ko amategeko atakibagenga, noneho bagiye kuyagarurira, bagiye kuyazana ari n'ibizira Imana yagenje gute, arimo ikinyoma cya Satani cyo kubeshya ko umunsi wa mbere w'icyumweru rero sabato burya Imana yavuze igomba kuziririzwa. Yego rwose. Niyo mpamvu rero batagira urwireguzo. Ariko abantu wenda batumva turimo dukomeza tuvuga kuri ibi ngibi bakibaza atari ku bundi ko turi kwiga igishushanyo cy'inyamaswa, ubundi ibyo bintu ni ibiki? Reka duhamirize abantu baduteze amatwi. Umuntu ashobora kuba ibi ngibi yabyumva rwose akabisobanukirwa cyane, ariko ibintu ntibigire icyo bimumarira. Ko Yesu yavuze ngo benshi azavuga ati mwami mwami, ngo baramuzi, ariko ababwira ati sinigeze kugenza gute kubamenya. Ibanga rero ni uburyo abantu bamenywa na Yesu, agasakirwaho ikimenyetso cy'Imana aho kugira ngo bakire ikimenyetso cy'inyamaswa. Hari amagambo aboneka mu Byashuwe 13 umurongo wa 8. Yego, ni amagambo meza, ni amagambo atera ibyiringiro, banifuza yuko buri muntu wese yatekerezaho, kuko niho hashingiye ibanga ryo kuzatsinda muri uru rugamba. Abantu ntibiyumvishe yuko ari ibintu bizaba byoroshye mu gusenga ku cyumweru n'ibyagaze. Ntabwo ikibazo kizagishingira, ushobora kubyanga ku munsi wa mbere bakakureka, ariko watangira kubona imyanzuro bagufatiye itoroshye, kuko ntawe uzemera kugura no kugurisha. Bazijyana nko muri Egiputa byagenze ku bwa Yosefu cyane rwose. Kandi none icyo gihe ihumura abantu bafite mu mutima rikomoka kuba Yesu abavuganira uyu munsi wone turarifite, akenshi rizaba ririmo ryegera umusozo wayo. Ubwo rero abantu bazaba bahanganye n'ikibazo cyo mu bitekerezo n'umuntu bwabo cyo gutekereza ko bemewe. Ibanga rero ni ugushaka uko abantu bakemerwa n'Imana kugira ngo bazabone ubufasha bwo kubahumuriza. Byashuwe 13 umurongo wa 8 haranditse ngo abari mu isi bose bazayiramya umuntu wese izina rye ritanditse mu gitabo cy'ubugingo.
bivuze ngo yego icyitondero nuko uyu munsi wa none hari abantu banditse mu gitabo cy'ubugingo ariko bazayiramya ku mpamvu z'uko batashatse kugira ngo amazina yabo akomerezwe agumemo bivuze ngo rero kwandikwamo ni kimwe ariko no kugumamo ni ikindi reka dutange nk'urugero mbese igihe Yesu yavuga ngo ntimwishimire ko abadayimoni babumve abo mwishimire ko amazina yanyu yanditswe mu ijuru na Yuda byari birimo ariko ryavuyemo cyane ubwo rero birashoboka cyane yuko ribasha kuba riri muri munsi wa none ariko rikazavamo kuko abantu ikintu bagomba kumva ni amagambo yaba ari Paulo yaravuze yandikira abakorinto mu gice cya 5 ku murongo wa 10 byanditse byahishwe igice cya 20 bavuga ku rubanza urubanza nirwo rufata umwanzuro uheruka cyane rwose rushobora gusuzuma rero warize igitambo cya Kristo ukizera imbabazi ze ukabarirwa ibyaha ariko kubera ko utakomeje imibereho yo gutungana ngo wa mugani wa Yesu gundira icyo Kristo yagufatiye ukaza gutana urubanza rwasuzuma rugasanga wataye umurongo izina rigahanagurwamo. Icya kabiri ngira ngo abantu bumve hari ibintu bijye biremera mu bitekerezo by'abantu wenda abantu bakumva ari ikintu kindi Satani yateje abantu mu gihe abantu babwiriza ku ruhande rumwe n'ingingo ebyiri. Umuntu akabwiriza ijambo ry'Imana yifuza yuko ikintu gikomeye kiremereye muri we mu bitekerezo bye ari ukugira ngo agaragaze ko idini rye ari ryo rifite ukuri abandi bose bave mu madini yabo baze mu idini rye. Noneho ku buryo byateje urwikekwe mu bantu n'igihe bakurikiye ijambo ry'Imana bahita baza kundi bari kubwiriza basengera muri idini yahita ngo ngo basengera hanga wagata afunga ati batamvana mu idini ryanjye nawe agatangira gushaka imirongo iri buze kudefanda amahame y'idini rye. Ariko nikambwira abantu badukurikiye umugambi wacu ni ukubwiriza ukuri kugira ngo abantu bave mu kinyoma bajye mu kuri bave mu bata bw'icyaha bajye mu mudendezo w'abana b'Imana. Kubera ko ikintu cyo kuva mu idini abantu bajya muri indi ni umurimo ukorwa n'ubu munsi birakorwa. Ariko umuntu ava mu bagatulika akaba mu divanisiti agakomeza akaba imbata y'ibyaha nk'uko yarameze mu bagatulika. Umuntu akava mu bayisilamu akajya ku mapantekote agakomeza akaba imbata y'ibyaha nk'uko yarameze akiri mu bayisilamu. Nyamara iyo umuntu yemeye ukuri nk'uko Yesu bivuze muri Yohana 8:32 muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Wenda ibereka tubishimangiza aya magambo mu byahishwe igice cya 12 cya 18 hari urugamba ruheruka rwibasiye Babuloni. Babuloni iri kurwanya Kristo n'itorero rye. Hano bavuze amagambo ari ku murongo wa 12 n'uwa 13 n'uwa 14 igihe leta zo mu isi zaba zahuye n'amadini birimo birwanya ubutumwa bwiza n'ababinyuze mu ishusho y'ababuvuga no kubucecekesha. Bavuze amagambo akomeye cyane baravuga ngo bazarwanya umwana w'intama. Yego. Uwo ni Yesu Kristo. Ariko umwana w'intama azabanesha. Amen. Yesu Kristo azanesha abo bantu. Nubwo bazabishyize hamwe leta zo mu isi mu bubasha bwazo zashyizeho amategeko akandamiza abantu b'Imana. Yego. Dufite ibyiringiro by'uko uwanesheje Satani ni nawe uzakomeza kunesha cyane ntabwo azanirirwa abantu bava amaraso. Yego. Rero dufite urugamba rutoroshye ko ntituhanganye n'abantu duhanganye n'abanyabushobozi n'abategeka isi y'umwijima batava inyama n'iki n'amaraso Efeso 6. Yego yaravuze ngo kandi abari hamwe nawe ndagira ngo ntinde kuri iyi somo ni nacyo twe wenda ntidushake turaza gushaka aho dusoreza dushingiye kuri iyi somo. Baravuze kandi abari hamwe nawe bahamagawe batoranijwe bakiranutse nabo bazayinesha. Amen. Bavuze n'ibintu bitatu. Iri hamagara reka turitambukanye n'irindi hamagara riboneka muri Bibiliya. Hano barimo baravuga Babuloni. Yego. Ibyashwe 18 murongo wa 4 hari ijwi rihamagara ubwoko bw'Imana kuva muri Babuloni. Yego. Iri hamagara rero barimo bavuga na abantu bitabye irarika rihamagarira abantu kuva muri Babuloni bakaza bakifatanya n'itorero rizima rifite amahame mazima. Bageze muri iryo torero rese agakiza bwo karashobotse oya ntabwo karuga agakiza kabo ntikuzuye ntabwo kuzuye. Abo baravuze ngo barahamagawe bavuye muri Babuloni baje mu itorero. Ariko n'undi bagomba gukurikiza ingingo yitwa gutoranywa. Yesu yigeze kubivuga neza muri Matayo 22 avuga ngo abahamagawe ni benshi ariko abatoranyijwe ni bakeya. Uyu murimo witwa gutoranywa rero ni umurimo umunyabyaha wese agomba kugira mu ruhare. Byongera byumvikane muri ubu buryo hari iyo somo abantu bajya baryitwaza bagahita bakubwira bati n'ubundi abazajya mu ijuru Yesu yamaze kubatoranya. Iri ni itoranywa ridakorwa na Yesu mu kwiherera nabo abona wenda bitewe n'amarangamutima cyangwa n'ubutoni. Ni itoranywa rishingiye ku bintu byanditse mu ijambo ry'Imana bizwi buri wese ashyirwa imbere kugira ngo abihitemo.
mu yandi magambo nk'uko Yuda yikuye mu mubare niko n'umuntu abasha kwangira irarika cyangwa se akaryemera. Ntabwo Imana yari ifite igitekerezo cyo kuzazana undi muntu, Yuda we yagombaga kwihana nk'uko n'abandi bose bihana rwose pe, niko biri. None baravuze ngo abahamagawe ngo bitabye ryararika bibaza kuva muri Babuloni, kuko hano turi kurebana na Babuloni baraza, ariko bagomba gukurikiza ijambo bita gutora. Ndetse ijambo ry'Imana ngo hahirwa abatowe ubukwe bw'umwana w'intama n'ikimenyetso cy'uko batowe bahawe umwenda wo gukiranuka. Ubwo rero iyi ni ingingo gutsindishwa n'umuntu kubwo kwizera abantu bagomba kugira igihe cyose bahamagawe. Guhamagarwa kwabo kwaba ari ubusa batageze kuri iyi ntambwe yitwa kugeza gutora. Hanyuma noneho Imana igomba kubakorera ikintu cya nyuma cya burundu cyitwa kubagira abakiranutsi bya burundu rwose. Niyo mpamvu intambwe ya gatatu yitwa ngo noneho banagenje bote barakiranutse. Ntabwo bavanga bahamagawe bazayinesha, abanga batoranijwe bazayinesha, ahubwo bageze kuri intambwe ya gatatu yitwa gukiranuka nibo bazayinesha. Ikintu cyanangaje uku gukiranuka kuzatuma abantu banesha iyi nyamaswa n'irishira hamwe ry'abami n'amadini yishyize hamwe. Uku gukiranuka si ukwabo, ntabwo ari ukwabo. Ndagira ngo mbwira abantu badukurikiye, hari ukuntu navuze gukiranuka cyangwa kumvira amategeko y'Imana abantu bahita babyishakamo, ndetse bagahita bakubwira ko kumvira amategeko y'Imana bidashoboka, kuko nyine nibyo bamaze igihe kirekire barwana nabyo none byarabananiye. Ntimuzongere kugerageza nimwana bishobora. Ariko niba Kristo ari gukorera mu bugingo bw'umuntu, ko ugukiranuka kuvuzwa ngaha ni ukwa Kristo, aho umunyabyaha wese umwizeye ku buntu. Kandi ibi bintu ijambo ry'Imana rivuga ukuntu ibyo bintu bikora, kuko ijambo ry'Imana ryaremye ibiriho byose naryo uyu munsi byongera kurema umuntu rikamuhindura icyaremwe gishya. Bivuze ngo ukunesha abantu bazanesha gukiranuka kwa Kristo, niko konyine kwasha guhesha umunyabyaha kunesha. Kandi yumvikane neza yuko hano hari itandukaniro riri hagati y'aya magambo yo mu Byahishwe 13 umurongo waho wa kane wavuga ngo ihabwa kurwanya bera no kubanesha. Hari itandukaniro ry'ikintu cyabayeho mu bihe byashize kigomba kuboneka mu bantu b'uyu munsi wa none. Ni ukunesha, ni ukugera ku rugero rw'igihagararo cya Kristo. Abantu bari b'icyo gihe bamwe muri bo bari batarugeraho kubera yuko hari n'itegeko ry'Imana rimwe na rimwe batumviraga. Hari na bagenzi babo urabizi hajya kuvuga itorero rya Perugamo ari ryavukiyemo Kiliziya Gatolika, bemeye gucogora bareka amahame y'ijambo ry'Imana kugira ngo bakire imbaraga z'ubutegetsi bwa Roma ku mwami Constante. Icyo kintu cyabaciye intege ku buryo byateye itorero nyine kuneshwa. Muri Simuruna wibuke neza, mu gihe cy'itorero rya Simuruna habayeho akarengane gakomeye, baricwa, bararenganywa, bakorerwa ibintu bibi cyane. Nyamara ntabwo ijambo ry'Imana rigeze rituga ko baneshejwe. Ariko bageze muri Perugamo bemeye guhara amahame amwe y'Ubukristo, ni wavuga ngo ihabwa no kubanesha, kuko ukuri niyo mbaraga irinda itorero ry'Imana. Ariko bari bamaze nako bagomba kunesheje. Rero ibanga ry'ibyo turimo tuvuga aha ngaha ntabwo ari ukugira ngo abantu bagwize ubumenyi, ntabwo ari ukugira ngo abantu bumve batekereze bavuge bati tuzajya aha n'aha bigize kumbwira inkuru ngo y'umuntu wari ufite ubumuga bwo mu mutwe kera w'ahantu hamwe ujyaga avuga ati mperuka neza, hari umugabo w'umukire wari hafi aho ngaho akavuga ati ngiye mperuka neza nzajya kwa kanaka, kubera yuko yabonaga hari ibyo kurya, imperuka nyine neza afite ibyo kurya nta kibazo azagira. Ntabwo icyo ngicyo ari ryo banga ry'ibyo turimo tuvuga, ahubwo ikibazo gikomeye kurenza uko abantu bagitekereza. Ni ikibazo cy'uko imbabazi zigiye kurangira bikomotse kuri ako kaga, kandi abantu benshi badafite ubwisho. Niyo mpamvu rero abantu nibashake uko amazina yabo yakwandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Kabiri, nibashake uko yakomerezwamo, kuko kwandikwamo ni kimwe, ariko hari igihe umurimo w'urubanza ushobora gusuzuma bakagusanga umeze nk'umuntu utambaye umwambaro w'ubukwe, ukaba wagezemo, ariko bakaza kugusora bakakubwira bati ntabwo wubashye ahantu wari uri, witabye irarika n'ibyo, ariko ntabwo wigize ushaka gusa n'abantu bahari. Reka rero abantu baharanire kugira imico y'ijuru. Amen. Imana rero ishoboze buri muntu wese twabanye muri ibi byigisho bose, turamwifuriza kuzabana nawe mu ijuru. Amen. Rero kumenya igishushanyo cy'inyamaswa cyane bizadufasha, ariko kumenya Yesu n'imico ye tukayigira mu bugingo bwacu nibyo bizaduhesha kuzagera aho heza. Imana ibyumvishe buri wese mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Nanabwira abantu yuko nyuma y'ibi byigisho iyi ngingo dushorejeho ivuga gukiranuka kwa Kristo, umuntu kwahindutse ukwe, ariko kuzashoboza abantu bose kunesha muri rugamba ruheruka. Ibyisho bizakurikiraho bizaba byibanda cyane cyane ku buryo umunyabyaha yakwakira gukiranuka.
ubu butungane. Rero Imana ishimwe cyane kubw'ijambo ryayo, kandi n'abadukurikiye Imana iduhana umugisha kubw'iri jambo mu izina rya Yesu. Reka nsaba umuvandimwe Perezi adufashe dusoza mu isengesho. Kadusenga Imana. Mana yacu turagushimye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Turi abana batoya. Satani atunyeganyeza akoresheje uburyo bwinshi, ariko aho ashingira bwa mbere ni igihe dutaye ijambo ryawe tugakurikira ibindi bitekerezo. Turagushimira kubw'iri jambo ribumbutse uduhe kurigenderamo. Amen. Ibanga tubonye yuko ari ukwishingiza ku gukiranuka kwa Kristo, ko kuzatubera icyamu tuzambukiraho muri ibi bihe by'akaga bidutegereje. Uhe buri muntu wese wumvise aya magambo kuguharanira kugira mu mibereho ye, dore ko gutangirwa ubuntu, umenye kukwakira ngo kugira ukwe bwite, kandi aharanire yuko kwakomerezwa mu bugingo bwe, kugira ngo n'umurimo w'urubanza rw'igenzura nuramuka ugeze ku izina rye, bazasange yarakomeje kujya mbere ashikamye mu kuri kwawe. Ngaho rero amahoro yawe utanga niyo gihamya kiruta ibindi cy'uko umuntu yakiriye ukuri. Atahe mu mitima yacu mu izina rya Yesu. Amen.